ariko noneho ubanza umuco wo kuregana ugiye guhinduka karande kuri izi mbuga nkoranyambaga. Nyuma ya Muyango ubu noneho Kagarara ni utahiwe. Nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga benshi bari bamaze igihe bibaza niba Kagarara ashobora gutwara imodoka, yaje kuba agira gutya atungura abanyarwanda ubwo yagaragaraga atwaye imodoka. Benshi bahita batangira kwibaza bati none se Kagarara yaba atwara imodoka gute mu gihe tubizi ko amaguru adashobora gushyikira kuri vitensi ndetse n'amaferi. Umva igitangaje ikindi kandi kinerekana ko umuco wo kuregana umaze kuba karande mu banyarwanda, by'umwihariko aba content creator. Mu gihe bamwe bari bishimye, ikindi bari kwibaza buryo ki Kagarara atwaye imodoka areshya kuriya, abandi nabo bari kwishakira amakosa. Tycoon we yagize ati umuntu ni nkundi, ikindi kandi abantu bose barangana imbere y'amategeko. Niba Muyango haragaragaye amavideo ye atwaye imodoka nta mukandara yambaye, ikindi kandi ari kugenda arya mu muhanda bakamuhana agatumizwa na polisi kugira ngo aganirizwe, by'umwihariko akanasaba imbabazi abanyarwanda, n'uyu Kagarara nawe agomba guhanwa kuko nk'uko bigaragara muri iyi video urabona ko Kagarara nta mukandara yambaye, ikindi kandi ari mu bantu benshi. Yaramuka akoze impanuka se yabisobanura ate? Batubwo rero kugira ngo ubutabera bukurikizwe uko byagenda kose, Kagarara nawe agomba guhanwa, ikindi kandi akaganirizwa, nawe agasaba imbabazi abanyarwanda kuko yakoze ikosa. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kwibaza bati none se iyi yaba ari depression y'uko umuvugizi wa RIB ndetse n'uwa polisi bavuze ko bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abakora za live zo kuri TikTok bagiye guhagurukirwa, ku buryo akantu kose kari kuba bari guhita bajya gutanga amakuru kugira ngo biyaponeshe. Abandi bakibaza bati none se ahubwo entertainment yo mu Rwanda iramutse bayimeze gutya, akantu kose umuntu akoze bajya kumurega, iyi entertainment yagera he? Ngo nukuvuga ngo kwa kundi ngo hajya haza abantu bakazana ibiparo bagasetsa bakagira bate, ibyo ntibyaba bikiriho, kubera ko hajya uzana igiparo umuntu agahita agifata akagenda akagitaginga polisi, nuko polisi ikagukurikirana. Burya koko ngo nta kiburi cyiza ndetse n'ikibi, no kuba umusitari nabyo ngo nuko. Ubundi bijya gutangira ejo bundi mu mwaka wa 2023 nibwo hagaragaye amavideo ya The Ben atwaye imodoka ubona ko nta mukandara yambaye, ikindi kandi ari kugenda vibing indirimbo ze, maze umuntu ari wafashe ama video ahita yafata postinga ku rubuga rwa X arangije ataginga polisi ikibibona, bitewe nuko The Ben afite influence yo hejuru, yahise imuhamagarira muganiriza, ikindi kandi yishyura controversy. Ejo bundi mu mwaka wa 2025 nibwo The Ben yongeye akagira gutya agasubira icyaha, ubwo hagaragaraga ama video ye yapostinzwe n'umuntu ku rubuga rwa X, yarangiza agataginga polisi ikimara kubona mu video yahise yibaza ikibazo The Ben afite, yongera kumutumizaho bwa kabiri. Nkuko yari yamutumijeho bwa mbere, The Ben yagiyeyo gusa agenda yemera icyaha, asaba polisi guca inkoni zamba, anayibwira ko bitazongera. Polisi rero kuko ari umubyeyi, uretse gusaba The Ben ko yakishyura controversy ubundi bakamubabarira akigendera. Nkuko mubizi mu minsi ishize nibwo humvikanye inkuru z'uko Muyango yaguze imodoka y'igikoko, ikindi akandikisha mu mazina ye. Mu gihe iyo nkuru y'uko Muyango yari yaguze imodoka yari kiri gutrendinga, hahise hazahituramo akandi kantu. Umuntu runaka utazwi yagize gutya yitirira Keti Bashabe ku rubuga rwa X, arangije postinga amavideo ya Muyango bigaragara ko yari kugenda arya mu modoka, ikindi kandi nta n'umukandara yambaye. Arangije arayapostinga ataginga polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda iramushimira, imubwira ko tuba tugomba kwibukiranya ikindi kandi yakoze. Isaba n'abandi bantu bajya babona abantu b'abastari cyangwa se n'abantu basanzwe batwaye imodoka nta mukandara bambaye, cyangwa se bari kugenda barya mu mamodoka, cyangwa se wenda bari kuvugira ku matelefone, nabo gutanga amakuru. Nyuma y'ibyo ngibyo nibwo Tycoon yarebye akavuga ati uko byagenda kose nanjye ngomba gutanga amakuru mu gihe nabonye hari umuntu uri gukora ikintu kirimo ibigize icyaha nk'uyu Kagarara. Aravuga ati uyu Kagarara nawe uko byagenda kose mugomba kumuhana kugira ngo amategeko yubahirizwe, ikindi kandi akomeze kugenda nk'uko ari. Arongera ati mu gihe Kagarara muraba mutamuhannye nanjye izi mbuga nkoranyambaga ndazivaho. Kagarara nahanwe kubera ko yakoze ikosa rikomeye cyane. Byibuza na Muyango wabonaga ko yari gutwarira imodoka ahantu hameze nko mu kibuga nta bantu bahari, ariko Kagarara w'ahantu yatwariraga imodoka hateye ubwoba, ni muri risk zone. Ngo reba ko yari gukora iyi content abantu bamuhagaze imbere, ubona ko bamushungereye bishimye, bakibaza bati ubu ko nta mukandara yambaye iyi modoka iza kumushika ntiyari kumara abantu. Ubwo rero Kagarara turabihweraho ahanwe, nawe ahanwe nkuko na Muyango yahanwe, kugira ngo atazongera gukora ikosa nk'iri ngiri. Niyo yavuga ko atarabizi ariko agomba gutanga controversy, ahubwo yo byana ngombwa hakazamo igifungo. Kagarara nahanwe, nta kindi kiri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Ikibazo mbaza none si umu content creator
kwikunda kwita ko ari we mu content creator wize ikindi kandi uzi ubwenge. Ubu noneho nibwo bwenge ari kugaragaza, kubona akantu kose agahita ajya kukavuga akigira nk'abana bo mu wa mbere bajyaga bavuga bati uyu nawe kumva gusa ngo umuntu akoze akantu gatoya ngo atwaye imodoka nta mukandara yambaye bihise bihinduka ikibazo mbaza, none se ubu Kagarara yaramuka aciwe aya mafaranga akayatanga koko ubundi ubutayikuni we yakunguka iki? Aba content creator bo mu Rwanda niba ari ubwo bamwagize, niba byaragenze bite? Ntabwo ntekereza ko umuntu wo mu content creator wize koko nk'uko Tayikuni abivuga ashobora gukora ikosa nk'iri ngiri. Arabizi ko polisi y'u Rwanda ibintu bibikurikiranira hafi, ikindi kandi Kagarara nawe nk'uko bigaragara koko yakoze ikosa, ariko nubwo yakoze ikosa ntago amakosa yose ariko arebwa. No mu kibuga murabizi abantu bari gukina umupira hari amakosa yirengagizwa. Kagarara rero mu gihe yaba ahanwe nawe nazongere gukora ikosa nk'iri ngiri, ajya amenya ko mu bantu batatu bari kumureba haba harimo Yuda. Miyu Tayikuni nawe ni Yuda wibereye kuri izi mbuga nkoranyambaga nk'uko Kasuku ajya bivuga. Kasuku yaragize ati nyamara uyu Tayikuni mubona ubugome buramwuzuye, nta kintu kizima aba yifuriza aba content creator bo mu Rwanda, ibyo byose no gushaka kubasenya. Abantu barabihakana, ariko kuri uyu mugoroba nibwo Tayikuni yari yagaragaye neza. Ibi bintu byo kuregana se mu ba content creator murabona ari cyo biri buze kubagezaho ra, cyangwa se biturize bicare bashake content ahubwo bagabanye ibintu nk'ibi ngibi by'ubunebwe byo gushaka guteranya abantu bashyirishanyamo. Mwakoze cyane kubana nanjye, niba ari bwo bwa mbere ugeze muri iki kiganiro making sure ko wakoze subscribe, like, share, comment, byose ni ingenzi cyane kugira ngo ukomeze gufasha iyi video kugera ku bantu benshi.